umwana utazi koga Murera we, yewe Murera, uruzi ruramutwaye Murera we, yewe Murera. Big win, massive one. Ikipe ya Rayon Sport itsinda ibitego 2-0, ubona ko yatsinze yitwaye neza, bakinye neza, ubona n'abakinyi bafite ishyaka ugereranyije n'abakinyi bakinye, ugereranyije n'abakinyi b'ikipe ya APR FC batsinzwe ibitego 5. uri kubona ko iyi Rayon Sport irakomeye kurusha APR. Reka tubivugeho, niba urebye iyi match ukaba wararebye match ya APR, urabona ko ikipe ya Rayon Sport ikomeye kurusha APR. Ikipe ya Rayon Sport itsinze 2, yatsinze Gor Mahia yatsinze APR ibitego 5 mu minota 50, ubwo bishatse kuvuga ko mu minota 10 hajyagamo igitego kimwe. Ariko uri kubona ko Rayon Sport uyu mwaka iratanga icyizere, abafana batashye bari kuririmba bavuga ati ikipe ni Murera, Murera y'Inyanza, Murera y'Imana. Niba nawe ufana Rayon bandika muri comment ati Murera. Ubona ko uyu mwaka APR bizayigora, n'igihura na Rayon Sport, kuko Rayon Sport uri kubona isoko yararyitondeye, izana abana bafite ishyaka, izana abana bashaka gutsinda, abana bazi icyo bashaka. Uri kubona muri iyi match hari umwana wigaragaje ndetse wamaje no gukonfirma umwanya, ari nawe wabaye man of the match, wo bita Eritatu. Yakinaga ku ruhande rw'iburyo yataka, ni umusore wakoze akazi kenshi ndetse watanze akazi kuri adversaire, kuko niwe bakoreye penalty, niwe wateye iriya kufra, nubwo kufra itagiyemo yakubise ku giti kizamu, ariko wabonaga ko n'umuntu wari ufite ishyaka, uri kuvuga ati njyewe ntago naje hano mu Rwanda teta, ntago naje hano mu Rwanda ngo njye nirirwa nicaye, naje hano mu Rwanda kuko mfirima umwanya, naje hano mu Rwanda kugira ngo umutoza bibone ko ari njye ukwiye umwanya wa mbere. Uri kubona ko ibyo ntago tubishidikanyaho. Uruhande rw'iburyo ni Eritatu niwe tugiye guha uruhande rw'iburyo kabisa rwa Rayon Sport, akayikontora akavuga ati ndajya mbaha passe ubundi mwishiriremo. Ibitego 2-0, igitego cya mbere cyatsinzwe na Kameni, icya kabiri gitsindwa na Muhoza Daniel, umwana w'Ingoma wo kwiturikira mu byaro bya Ngoma, ashimira n'umutoza ati warakoze kuba waranzamuye. Ibi byose ubona ko byagizwemo uruhare n'uyu musore wita Eritatu. Penalty yakorewe Eritatu, Kameni akayitsinda neza. Ubona ko Rayon Sport ikonfirmye amanota 3 neza muri Sekafa Kagame Cup. Rayon Sport dutegereje kuyireba koko kuri match yindi zakurikiraho, ngo turebe koko niba iyi Rayon Sport ari Rayon Sport ifite imbaraga kandi ikomeye cyane. Gusa nuko mwabonye Rayon Sport ifite umukino mwiza kurusha APR. APR yatsinzwe 5 bibinduru, abafana baravuga ati twe twari twabetinze, twari twaguze ikipe tuzi ko ikipe yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 2, twe tuzayitsinda ibitego 4, ariko baje gusanga kuko ibyo batekerezaga atari byo, kuko Rayon Sport ni Rayon Sport ni ikipe nziza. Wabonaga ko bahana umupira, ukabona ko bari gukina imipira ikava muri defense ikagera mediane ikagera muri attaque. Ubona ko iyi kipe bayirushije, abafana baryohewe, abafana barimo baserebra, ukona ko noneho abafana wongeye kugarura icyizere, bakavuga ati ya Rayon Sport y'Inyanza ni noneho twashakaga, ya Rayon Sport ubuza kureba wishimye. Buri umufana wa Rayon Sport wese ahantu ari aba yumva Rayon Sport ifite ku mutima, yumva yahibye agomba byose, ibyo ayigomba byose yayiha, akavuga ati ikipe yanjye ni Rayon Sport. Ariko buriya Rayon Sport iri gutsindwa, abantu benshi barababara, abafana, abacuruzi, abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko buriya Rayon Sport yatsinze, abacuruzi babyungukiramo, abafana bayo barishima, umunezero urataha mu miryango. Ubona koko Rayon Sport ni ikipe y'igihugu, ni ikipe yakwiye kwitwara neza, ni ikipe yakwiye kugenda igakora performance ziri hejuru, abanyarwanda bagakomeza kwishima, bagakomeza kuvuga ati Rayon Sport mbabarira, ayi wewe mbabarira, gutsinda Rayon Sport ndabizi bigomba ubuhanga. Niba nawe ufana Rayon, andika mu dutima ngo Rayon Sport, zamura udutima tw'ubururu, ariko nibagiwe no gukora subscribe. Ciao.